Hari imyitwarire cyangwa akamenyero biba byerekana ko umuntu azaba umukire mu gihe kizaza. Niba nta kimenyetso uri bwumve, wigire ku byo ngiye kukubwira kugira ngo utazapfa uri umukene. Muri iki kiganiro, tugiye kugaruka ku bimenyetso byerekana neza ko uzaba umukire. We kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko uzaba umukire niyo waba ukennye, niyo witegereza ugasanga ugira ubugugu. Niwitegereza ukareba imibereho y'abakene, baba bifuza ko abantu babasingiza, bakabataka bitewe n'uburyo baba basesaguye udufaranga twabo, bagafata udufaranga duke bafite bakatwangiza kugira ngo biyerekane uko batari. Mu gihe abakire bo bafata amafaranga yabo bakayashyira ahantu azabyara andi, kuko baba bizeye neza ko icyo bakeneye bazakigeraho nibaramuka bakoze saving. Niba bakwita umugugu, ihangane kubera ko uzi icyo ushaka kuzageraho, kuko ikintu abakire bahuriraho ni ukwihangana. Ikimenyetso cya kabiri kikwereka ko uzaba umukire ni ukuba wanga ko ubuzima bwawe bwashingira ku wundi muntu. Ubundi umugabo nyamugabo aba agomba guharanira kwitunga, akajya ashaka buryo ki azabaho yigenga, yiha buri kimwe akeneye cyose. Iyo umuntu agutamika, aba anagukontorora. Niba uzi ko hari umuntu ushingiraho ubuzima bwawe bwa buri munsi, bizakugora kuba umukire. Byihorere, ukure amaboko mu mufuka, wige gukora no kwizigama kugira ngo nawe uzabeho wigenga. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka ko uzakira ni igihe uha agaciro kwiga kurusha kwishimisha. Kuri iyi si, kugira ngo dutere imbere, bidusaba kwiga cyane kandi tugahozaho. Mu gihe abandi barimo kwishimisha, wowe ujye uharanira kumenya ibishya. Wikirwa uvuga ku bikorwa by'abandi, ahubwo uharanira kumenya, kuko ubumenyi bushya nibwo buzakugeza ku ntego yawe ihamye. Iga kwiteza imbere ukoresheje ibyo ubona, ukunde gusoma n'ibindi. Ibi ni byo bizaguteza imbere. Haranira kunguka ubumenyi, ntabwo ubumenyi ufite buhagije. Ubundi bigusaba kwiga uhozaho kugira ngo uhindukane n'iyi si iri ku muvuduko udasanzwe. Ikimenyetso cya kane kikwereka ko uzaba umuherwe ni uko ufata akababaro kawe ukagahinduramo motivation. Hari igihe uvukira mu muryango ukennye, we wareba inzara iba iwanyu ugakura wihaye intego yo kuzabaho ubuzima butandukanye n'ubwo wakuriyemo. Nta mpamvu yo gucibwa intege n'uburyo ubayeho, ahubwo ushobora kuba uri muri situation mbi ugaharanira kuzava muri iyo situation itakoroheye. Hari imyanzuro ipfuye tujya tugira ugasanga iwacu babayeho nabi, twanze kwiga, no ku bushobozi buke dufite tubaye imbobo, twishuye mu nzoga n'itabi. Iyo ukora ibikorwa nk'ibyo, nta muntu uba uhima, uba urimo kwica ejo hazaza hawe. Wowe icyo wakora iyo bimeze bityo, wiha intego ariko ukanakora cyane kugira ngo uzabeho ubuzima butandukanye n'ubwo wakuriyeho, ugire umuryango ubasha kuwugenera ibyo ukeneye byose, mbese uzaba umukire mu gihe kizaza. Wicibwa intege rero n'ubuzima wavukiyemo, ejo hazaza hawe ni heza, kura amaboko mu mufuka ukore. Ikimenyetso cya gatanu kikwereka ko uzagira ahazaza heza ni igihe nta rwango na jalousie ugirira abandi. Abanyafurika benshi bahuriye ku gufuhira abantu no kubagirira ishyari, ariko wa muntu ubona mugenzi we ateye imbere akizera ko nawe igihe kimwe kizagera akabigeraho agatera imbere, abatanga abandi ngo ni uko bateye imbere. Wikanga mugenzi wawe ngo kuko yateye imbere, ahubwo mukunde umwigireho gukora. Haranira gushaka ibyo utarageraho, kuko igishoro uragifite, icyangombwa ni uko gifite ubuzima buzima. Ntuzahe ubwonko bwawe umwanya wo kwanga abandi, bizakugeza kuri byinshi mu gihe kizaza. Ikimenyetso cya gatandatu cyerekana ko uzaba umukire ni igihe wowe uba uri gutekereza ku bukungu bw'igihe kirekire. Iyo utekereza ibintu byo mu gihe cya hafi, ubukene n'imyumvire biragufata, wajya ubonana na duke ukatwenjoyinga nk'uzapfa ejo. Ariko iyo utekereza ku iterambere rirambye, utekereza ikintu wazakora kikakugeza ku bindi bintu bikomeye cyane. Iyo bigenze bityo, uko byagenda kose bikubyarira inyungu, kuko uba focused kuri cya kintu ushaka kuzageraho. So wifokasinga ku tuntu twa vuba, shaka icyo wakora kizakubyarira amafaranga mu gihe kizaza. Ntawamenya ibyo Imana ikora, ejo hawe ni heza. Ikimenyetso cya karindwi cyerekana ko uzaba umukire
ni igihe wowe ubwawe ugira disipurine. Buriya ikinyabupfura nicyo cya mbere. Wikumva ko buri wikendi ugomba gusohoka, oya, iryo ni ikosa rikomeye rizangiza ahazaza hawe. Wikumva ko ugomba kwita ku buzima bwawe bwa nonaha utitaye ku mibereho yawe n'umuryango wawe by'ahazaza. Ugomba kwita kuri disipurine y'imibereho yawe, ukirinda ibigare, ukagira intego. Kuko nukinisha ubuzima bwawe none, nawe buzagukinisha mu gihe kizaza. Ikimenyetso cya munani kikwereka ko uzagira ahazaza heza, ni igihe uzajya uhura n'abantu bagatangira kukubaha, bakagutinya. Hari igihe abantu bubaha abandi, kandi ukabona abakire bubashye umuntu utaragira n'amafaranga. Ahanini baba bakumvamo ibitekerezo bizima, bitanga icyizere cy'ejo hazaza, biterwa nanone ahanini n'inama uri kubagira, n'ibitekerezo uvuga ku ngingo bagenda bazana. Ikimenyetso cya cyenda cyerekana ko uzatera imbere, ni igihe ubona urimo urakena, umutima wawe ukakurya, ukumva urababaye, kumva utewe agahinda no kuba uri gusubira inyuma. Umuntu uhangayika bitewe n'uko ari gusubira inyuma, atinya gusubira inyuma buheriheri, cyangwa gusubira inyuma ngo ahereyo. Nubura amahoro uzakora cyane, ariko wa wundi ubona ari gusubira inyuma n'utwo yari afite akatwangiza, akatujyana mu businzi ngo ari kwiyibagiza ibibazo, biragoye ko yazatera imbere. Ikimenyetso cya 10 kikwereka ko uzakira, niyo wizera ko ahazaza hawe hari icyo hakubikiye, kandi ukizera ko uzakigeraho mu gihe kizaza. Umugabo nyawe ntabwo aba agomba kwizerera mu bitangaza by'amadini n'ibindi. Uba ugomba gukora kugira ngo uzasingire ahazaza hawe. Iyo ukiriho uba ugomba gusenga, kwizera no gukora cyane kugira ngo uzafate icyo Imana yaguteguriye. Wikiheba, ejo hazaza hawe ni heza. Niba hari ibimenyetso 5 ubonye mu byo navuze wiyumviseho, menya ko uzaba umuntu ukomeye. Ndagushimiye wowe ugejeje uyu mwanya ucyumva iki kiganiro. Wibuke kudukanira kuri subscribe, ukande like, uduhe n'igitekerezo cyawe binyujije muri comment section. Hasta la vista.